Yesu ashimwe ndabasuhuje cyane abakunzi ba Source of Joy Studio ndetse n'abandi bantu bakunda ibiganiro bihimbaza Imana. Turabashimiye cyane umwanya muduha, turabashimiye igihe cyose mufata mwumva ibi biganiro, mureba indirimbo zose zagiye zikorerwa hano muri Source of Joy Studio ndetse no mu yandi ma studio. Turabashimiye cyane kuri uwo mwanya, Imana ibahe umugisha. Uyu munsi rero twabateguriye urugendo rw'indirimbo aho runyura ndetse no kubereka bimwe mu bikoresho biba bigize studio. Hari igihe umaze igihe wibaza kumva abaririmbyi bagiye mu ma studio, ukumva indirimbo yasohotse ariko mu by'ukuri ntumenye ngo indirimbo ikorwa mu buhe buryo, cyangwa se indirimbo inyura he mu zihe nzira kugira ngo mbe nyifite hano kuri telefone cyangwa mbe ndi kuyumva kuri radiyo ibanyuze hehe. Ni muri urwo rwego uyu munsi tugiye kubagezaho, ntabwo mu by'ukuri aho indirimbo inyura kugira ngo iboneke hose twabashije kubikora, ariko turabaha byibura iby'ingenzi bishoboka kugira ngo indirimbo ikorwe. Reka dutangire tubagezaho bimwe mu bikoresho by'ibanze bya studio. Icya mbere ni ukuba ufite inzu ikoze neza, birumvikana inzu ifunze ku buryo urusaku rwaba ururimo imbere rudasohoka hanze ndetse n'ururi hanze rukaba rutakwinjira mu nzu kugira ngo rubangamire ya majwi yanyu murimo gufata, cyangwa ya majwi cyangwa muzike murimo gukora muri studio. Hanyuma ikindi ugomba kuba ufite ibikoresho nyine, ibikoresho mu by'ibanze twavugamo mashine. Ugomba kuba ufitemo mashine, kandi mashine ifite imbaraga, birumvikana haba ku cyo bita rame ndetse na processeur. Ugomba kuba ufite mashine ibifite kandi bifite imbaraga. Wenda uzabikenera neza details zabyo tuzazimubwira, ariko ugomba kuba ufite mashine ifite imbaraga. Ikindi cya kabiri, ugomba kuba ufite icyo twita sound card cyangwa carte son. Niyo twavuga ko ari nk'umutima wa studio, kubera ko niyo ifata ibintu byose ikabihuza na mashine. Ifata ibintu biri hanze, yaba amamikorofone, yaba amapiyano, yaba amagitari, ibintu byose biturutse hanze kugira ngo bihure na mashine bigomba kuba byanyuze muri iyo carte son. Carte son nazo cyangwa sound card nazo ziratandukanye cyane, zigenda zigira ibyiciro byazo. Hari izo guhera ziba zifite imyanya ibiri, amamikorofone abiri na gitari, hakaba n'izifite imyanya 8, kandi si ngombwa kuba ufite izo carte son. Hari na mixer nini za digitale, inyinshi zigiramo iyo carte son, iyo sound card ziba zifitemo ubwo bushobozi bwo kuba zahuzwa na mashine hatabayeho iyo sound card. Ikindi ni baffle cyangwa monitors, nazo zigira amoko menshi. Habamo iza Yamaha, habamo zo bita Rokit, habamo ni nyinshi, ni ubwoko bwinshi, ariko nazo baffle zigomba kuba ari baffle nziza zidafite ama low frequencies cyangwa zidafite ama high menshi. Zigomba kuba ari baffle nziza ku buryo zidafite ibikabyo, zidafite ibintu byinshi ku buryo icyo wumviye muri studio ugera hanze ukakibura. Rero izo nazo ni ingenzi. Hanyuma ikindi ni icyo bita MIDI controller cyangwa ushobora kuvuga ngo ni piano, ushobora kwita synthesizer, ariko iyo aba ari umwihariko ntabwo aba ari ngombwa ngo ibifite ya majwi kumwe tuzizi mu rusengero, ahubwo igomba kuba ifite uburyo gusa, ifitemo systeme y'uko yinjira software ikayibona cyangwa se ikaboneka kuri mashine. Iyo aba ari ingenzi. Nazo zigira amoko menshi atandukanye,
cyane, ariko icyo nakubwira icyangombwa ni uko igomba kuba ifite octave zuzuye ku buryo ucuranga bitakubangamiye, byibura octave hagati y'enye gutyo n'esheshatu ziba zihagije. Ikindi kintu ni mikorofone, ugomba kuba ufite mikorofone kandi mikorofone nziza. Hari mikorofone nazo zigira amahayi menshi cyangwa zigira amabesi menshi, izo ntabwo aba ari nziza. Igomba kuba iri hagati, ino hagati yumvikanisha iyo besi n'amahayi, ariko iri bidakabije cyane. Bigomba kuba ari ibintu, ari mikorofone iri normal nyine. Niba ari ijwi ryawe rikaza ari ijwi ryawe bidahinduka. Ndumva ahari mu bikoresho ari ibyo ngibyo by'ibanze. Ibindi ni ukuba ufite imigozi, birumvikana, imigozi yo guhuza ibyo bintu byose. Ndumva ari ibyo ngibyo. Wenda uwazagira ikibazo yazabyandika hasi muri komenti tukamusobanurira, ariko ibyo ni byo by'ingenzi. Hanyuma ikindi ni ukugira icyo bita power player, cyangwa ikintu gihuza ama ekuteri, ama headphones, kugira ngo ucomekeho ama headphones kugira ngo abaririmbyi bumvireho. Yani icyo ngicyo numva ari ibyo ngibyo by'ibanze. Ibindi amagitari, amapiyano yo hanze, byose biba bituruka ku ruhande, biterwa n'icyo ushaka kwinjiza mu ndirimbo runaka. Ibyo bicomekwa kuri ya sound card nyine nk'uko twabivuze.